nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga. Mu ruhererekane rw'ibiganiro nsanzwe bagezaho ku buzima bw'umwana uri mu nda n'umubyeyi umutwite, uyu munsi noneho nifuje ko tuganira ku kintu gihangayikisha abamama benshi n'ababyaza benshi iyo igihe cyo kubyara kigeze. Icyo kintu ni ikihe? Ni ukubyara umwana unaniwe. Iyo abaganga babyaza umugore uri ku nda, ibyo bakora byose, ubuhihibikana kose, ibibatera stress, akazi kose bakora, intego iba ari imwe, ni ukubona umwana muzima. Umwana muzima ni ukuvuga umwana utananiwe, uhumeka neza, ufite imbaraga, urira nk'uko uruhinja rwose rukivuka ruba rumeze. Hari impamvu rero nyinshi zishobora gutuma umwana avuka ananiwe. Zimwe muri izo mpamvu ni impamvu dushobora kugira icyo dukoraho, nko umwana ubwe hari ibibazo byinshi yarasanganywe byatuma avuka ananiwe, wenda se asanzwe afite ibibazo by'umutima, ibihaha se cyangwa ubundi bimuga. Ibyo urumva ko nta kintu twabikoraho. Ariko noneho ubushakashatsi bugaragaza ko abana benshi bavuka bananiwe biba biturutse ku mpamvu dushobora kugira icyo duhinduraho cyangwa se dushobora kugira icyo dukoraho. Impamvu mbese zitari impamvu zihoraho. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu Rwanda abarenga 20% by'abana bose bavuka bananiwe byibura ku kigero runaka. Buriya 40% by'abana bavutse bananiwe bahita bapfa mu kwezi kumwe, bataragera no kwezi kumwe. Abenshi bahita bapfa. No, abavutse bananiwe cyane abenshi barapfa, ariko n'abadapfuye bagira ibibazo byinshi bihora bigaruka mu buzima bwabo. Rero muri iki kiganiro turaza kwibanda ku mpamvu zitushobora gutuma umwana avuka ananiwe. Ariko noneho reka tubanze dusobanukirwe kunanirwa ubwabyo. Kunanirwa ni iki? Kuvuka umwana ananiwe ni iki? Ubundi icyo bita kunanirwa mu Kinyarwanda ni ijambo rifite ibisobanuro byinshi mu zindi ndimi. Iyo bavuze ko umwana ukiri mu nda atangiye kunanirwa, mu zindi ndimi babyita détresse fœtale cyangwa se fetal distress. No kuvuga ngo fetal distress ntabwo ubundi twakagombye kubyita kunanirwa, kuko mu by'ukuri umwana mu kuvuka nta mbaraga we akoresha kugira ngo asohoke. Umwana si we ukora ibishoboka byose kugira ngo asohoke, ahubwo nyababyeyi itangira kugenda yikaya imeze nk'imusunika kugira ngo asohoke, noneho agasohoka. No kuvuga ngo si ubwe urwana kugira ngo asohoke, ahubwo ni nyababyeyi imutsindagira ikamusohora. Ariko muri uko gutsindagira kwa nyababyeyi ishobora gutsindagira nk'urureri cyangwa se ikamubuza kugerwaho n'amaraso yarasanzwe amugeraho, noneho yabura umwuka, ubwonko bwe bugatangira kwangirika. None ngerageje kubisobanura neza mu magambo yumvikana. Fetal distress cyangwa se détresse fœtale ni ukugaragaza ibimenyetso by'uko umwana afite ikibazo cyangwa se arimo kugenda ajya muri risque. Mbese twabyita nk'ibimenyetso mpuruza by'uko umwana atangiye kugira ikibazo. Ariko fetal distress bivugwa igihe umwana akiri mu nda. Donc umwana ari mu nzira isohoka iva mu nda cyangwa se akiri mu nda, bavuga détresse fœtale iyo atangiye kunanirwa. None iyo umwana yamaze kuvuka ariko akaba afite ibimenyetso by'uko noneho yagize ikibazo mu kuvuka, cyangwa se avutse adafite imyitwarire isanzwe y'umwana ukivuka, bavuga ko yavutse ananiwe. None hakaba ari byo bita birth asphyxia cyangwa se asphyxie néonatale. Donc birth asphyxia ni terime ikoreshwa ku mwana umaze kuvuka akaba avutse ananiwe, mu gihe détresse fœtale babikoresha nyine umwana akiri mu nda atangiye kugaragaza ibimenyetso mpuruza by'uko ashobora kuza kugira ikibazo. So kuvuka rero umwana ananiwe nibyo bita birth asphyxia. Bikoreshwa iyo byemejwe ko yavutse ananiwe, ni ukuvuga ko imyitwarire ye akiva mu nda ya nyina ibigaragaza ko yamaze kugira ikibazo. Rero niki kizabwira abaganga yuko uyu mwana ananiwe? Reka n'ubundi tubishyire muri bya byiciro bibiri nyine. No, umwana ukiri mu nda, uracyari ku nda, ukiri ku gise, hari gishobora kubwira abaganga yuko umwana atangiye kugira ibimenyetso by'uko ananiwe, ari byo bita détresse fœtale.
iyo umwana akiri mu nda cyangwa se arimo kuvuka uri ku gise, babara inshuro umutima w'umwana utera, ahanini nizo zikwereka yuko afite ikibazo cyangwa nta kibazo afite. Ubusanzwe umutima w'umwana utera hagati y'inshuro 120 n'160 ku munota. Noneho uwo ni umwana udafite ikibazo. Iyo umwana noneho atangiye kubura umwuka mu nda cyangwa se amaraso atakirimo kumugeraho uko bikwiriye, reaction ya mbere y'umubiri we iba ari ugutuma umutima utera cyane noneho mu buryo bwihuta. Umutima utangira gutera cyane kugira ngo umwuka muke wamugeragaho, umubiri ubasha kugerageza kuwukoresha vuba ugere ku bwonko n'ahandi hose. Niyo mpamvu iyo umwana atangiye kunanirwa, ikimenyetso cya mbere umutima utera vuba cyane ukarenza za nshuro 160. Akenshi usanga umutima ugeze ku 170, 180, babyita BCF abaganga ngo BCF ngo ni 170, 180, aho umwana batangiye kunanirwa. Ariko noneho uko umutima w'umwana utera cyane nawe ubwawe ugera ukananirwa, noneho wananirwa umutima noneho ugatangira gutera gakeya. BCF bakavuga ngo zamanutse. Iyo zigeze munsi y'110, BCF no kuvuga inshuro umutima w'umwana utera. Iyo ziri munsi y'110 ari 80, 90, bavuga yuko umwana nabwo atangiye kunanirwa. Nuko ngo umutima utera gakeya cyangwa utera cyane, byo biri ikimenyetso cy'uko umwana atangiye kunanirwa. Babyumva bate? Bashyiraho ka kumvirizo, bashyiraho n'ugutwi kwa muganga. Ako ni kamwe bashobora gukoresha, ariko kariya kumvirizo hari igihe ushobora kugashyiraho ntuzumve, hari n'igihe uzumva ariko wenda ntuzumve neza cyangwa ukazitiranya. Binaterwa n'umuntu rega, bafite ubuhanga butandukanye. Niyo mpamvu mu bitaro byateye imbere zino BCF cyangwa uko umutima w'umwana utera, abenshi ntabwo bazumva bakoresheje ka kuma, kariya na kacera, ahubwo bakoresha imashini. Noneho mu bitaro bigezweho imashini bita CTG bashyira ku nda, noneho ikakwereka inshuro umutima w'umwana uri gutera. Hari n'izikwereka n'igihe igise kije, amahindagurika ari kugenda aba. Iyo mashini uko bayigushyiraho bakayikugumishaho igihe cyose uri kubyara, umwana aramutse agize ikibazo ikabimenya, ikaba yanasoma mu majwi runaka. Ariko nanone iyo iriya mashini yitwa CTG itabonetse mu bitaro byinshi ndetse no mu masantere de santé, nabonye byaratangiye kuhagera, baba bafite ecography. Ecography bashobora kuyishyiraho bakareba ko umutima w'umwana uri gutera. Iyo umutima w'umwana uri gutera cyane aba afite ikibazo, iyo uri gutera buhoro cyane nabwo aba afite ikibazo. Icyo tubonye hano rero ni uko umutima w'umwana utera nicyo kimenyetso mpuruza cya mbere gishobora kwereka abaganga yuko umwana atangiye kunanirwa, bakaba babiheraho bafata umwanzuro. Umwanzuro ni uwuhe? Hari igihe bagushyira kuri oxygene wenda kugira ngo oxygene igere ku mwana neza. Hari igihe bagutera wenda bahagarika imiti imwe n'imwe yagutera genoza. Hari igihe baguha amaserumu. Hari imyanzuro myinshi bashobora gufata, ariko hari n'igihe bahita bavuga ngo reka none uyu mumama tumubage kugira ngo umwana tumurokore. Bakakubaga bashingiye kuki? Kuri bya bimenyetso mpuruza byagaragazaga ko umwana atangiye kunanirwa, no kuvuga umutima urimo uratera cyane cyangwa se urimo uratera buhoro. Reka noneho turebe umwana amaze kuvuka. Sasa umwana yavutse, ni iki kizatubwira ko umwana yavutse ananiwe? Iyo umwana amaze kuvuka, mu minota 10 ya mbere y'ubuzima bwe, abaganga bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ahite atangira guhumeka bisanzwe nta kindi kibazo agize. Ni ukuvuga ngo umuganga umwakiriye atamuhanagura, akafata kakana akamukuramo ivata mu kanwa, mu mazuru, agakora suwe zose za mbere, akanamustimira kugira ngo arebe ko akanguka. Rero iyo mukimara kuvuka, oxygene n'intungamubiri byanyuraga mu rureri birahagarara kuko akenshi bahita barukata. Noneho umwana agerageza guhumeka mu buryo bw'ikora, noneho udufuka two mu bihaha tugahita dufunguka. Noneho Imana yo yanabikoze mu buryo bwayo. Buriya niyo mpamvu iyo umwana wese avutse arira kugira ngo ibihaha bifunguke, noneho atangire guhumeka. Umwana uvutse ntarire, ubwo no kuvuga ngo ibihaha ntibiri gukora, ntari guhumeka. Iyo arize bisobanura ngo
ahita yinjiza umwuka nyine ibihaha bigakora. Umwana urize nicyo kimenyetso cy'uko atangiye guhumekera mu bihaha. Iyo rero bidakunze, umwana ntahita ahumeka, cyangwa se mu gihe cyo kuvuka, muri ya nzira yo kuvuka akaba yabuze umwuka, icyo gihe azavuka ananiwe, ubwonko bwe buzaba bwangiritse. Ni ikihe gipimo bakoresha kugira ngo bamenye ko umwana ni muzima, yavutse ameze neza cyangwa atameze neza? Hari igipimo bita Apgar. Muzumva kwa muganga umwana aravutse, bazahita bavuga ngo umwana avukanye Apgar ya kangahe. Apgar ni igipimo abaganga bakoresha mu gupima imihumekere y'umwana, ko umutima utera, uko ashabutse, kugira ngo barebe donc bagaragaze mu mibare ubuzima avukanye uko bumeze, niba yavutse ari muzima cyangwa niba yavutse ananiwe. Ibyo babikora mu minota 5 cyangwa 10 ya mbere. Donc akivuka barabara bakamuha amanota, nyuma y'iminota 5 bakongera bakamuha amanota, na nyuma y'iminota 10 bakongera bakamuha amanota. Uzajya kumva ngo yavukanye 6, 7, 9 wenda, cyangwa se 10, 10, 10. No kuvuga ngo ku munota wa mbere yari 10, ku wa gatanu ku munota wa gatanu yari 10, no ku munota wa 10 yari 10. No kuvuga ngo buri mwana wese uvukiye kwa muganga, ubundi bamuhaye amanota, twabifata nka birote. Ni nka birote y'uruhinja rukivuka. Umwana wese uvutse agomba kumenya ngo yavukanye amanota angahe. Apgar bayibara gute? Apgar wenda sindi bubyinjiremo cyane, tuzabishakira ikiganiro cyabyo. Apgar ni impine ihagarariwe A igaragaza uko umwana asa, appearance. P igaragaza pulse cyangwa se pulsation, uko umutima utera. G ni ibyo bita grimace cyangwa se uburyo akangutse. Hanyuma bakareba activity. A nanone gukubagana, hanyuma bakareba na R ya nyuma, no kuvuga guhumeka. Noneho buri cyiciro muri ibyo tuvuze bitanu bakagiha amanota 0, 1 cyangwa 2. Niba adakubagana, ubwo kubijyanye no gukubagana baramuha 0, niba kubagana gakeya ni 1, niba ameze neza nta kibazo na 2. Niba wenda tuvuga urugero ntabwo ahumeka kuri respiration, ntahumeka, ubwo ni 0. Aho urahumeka ariko nabi ni 1, arahumeka neza na 2. Noneho ya manota yose bakayateranya bakareba kuri buri cya kintu. Aravutse ibara asa gute, avutse wenda uruhu rwabaye ubururu, pulse umutima wateraga cyane, wenda grimace gukanguka, urabona ko nta mbaraga, nta kubagana, nta humeka, afite 0. Nuko umwana uvutse afite 0 abavutse ameze nk'uwapfuye ubundi. Ashobora gukanguka wenda akagira utuntu tumwe na tumwe, ariko abavukanye ikibazo gikomeye. Umwana uvukanye 1, 2, 3, ubwo nyine urumva biba bikomeye cyane. Ariko muri iyi minota ya mbere abaganga bita bagerageza nyine kumustimira, kumukangura, bakamukuramo ivata, bakagira gute, bya bintu byose bakora bahihibikana. Noneho ku munota wa 5 bakongera bagapima Apgar nanone, bakareba appearance, none se rwaruhu rwahindutse, rwabaye neza, noneho umutima se wasubiye kuri gahunda, ese ari gukubagana, noneho yakangutse se. Donc bagahita bongera bakamuha amanota. None ugasanga wenda nko ku munota wa mbere yaravukanye 4, agahita agira 6 cyangwa 7, noneho ku munota wa 10 ugasanga ameze neza. Ubwo rero umwana yagize asphyxie cyangwa se yavutse ananiwe, Apgar ibiri hasi, cyane cyane na nyuma y'iminota 5 ikaba ikiri hasi. Kuko ngo nyuma ya Apgar ya nyuma y'iminota 5 iramutse ikibaye kiri munsi ya 6 cyangwa se munsi ya 7, uwo mwana abavutse ananiwe. Rero nongere nabibutse n'ababyeyi, mujye mwibuka kubaza, wenda benshi ntibari babizi, ariko nicyo tubereyeho kugira ngo tubiganireho, tunabungure ubumenyi. Rwose mujye mwibuka kubaza ngo
ese umwana wanjye yavukanye pugari ingana gute, cyangwa se da niba udashaka wenda ibyo bya pugari ushobora no kutabyibuka, ariko yavukanye amanota ngahe, mwamuhaye amanota ngahe, 2, 10, 7. Iyo umwana yavukanye 10/10 aba yavutse ameze neza cyane. Ariko wenda kubera ko abadamu benshi baba batabizi, ngewe nk'iyo umumama aje kundeba utaruhari igihe umwana yavukaga, mbese utabasha kumenya pugari ye, ushobora kumubaza ibibazo bikeya. Ese umwana avuka yahise arira? Akenshi iyo yahise arira, apugariye nayo iba ari nyinshi kuko abahumeka n'umutima utera neza. Niba umumama akubwiye ngo umwana wanjye ntago yahise arira akivuka, bamujyanye muri neonatology amaramo igihe, babanje kumukangura abaganga bamaze nk'iminota 30, mbona icyo gihe umenya ko yavukanye pugari yo hasi. Ariko ubundi wakabaye uzi ngo yavukanye kangahe, niba ari 4 niba ari 3, kuko uko apugari ba hasi nibyo bigaragaza ko yavutse ananiwe cyane, noneho iyo ari nyinshi biba bigaragaza ko yavutse ameze neza. Iyo umwana yavutse ananiwe akavukana apugari ntoya, ni ukuvuga akavuka nyine ananiwe, biba bisobanura ko ubwonko bwe hari ikintu bwangiritseho, ku buryo rimwe na rimwe umwana ashobora no kuhakura ubumuga bwa burundu bitewe gusa no kunanirwa mu gihe cyo kuvuka. Ubwo rero iyo ubwonko bwangiritse, uko kwangirika k'ubwonko mu gihe cyo kuvuka babyita HIA, hypoxic ischemic encephalopathy. Hypoxic bigasobanura kubura umwuka, ischemic bigasobanura kubura amaraso, encephalopathy bikerekeza ku bwonko. Ubwonko bwabuze amaraso bukabura n'umwuka, burangirika, noneho uko kwangirika akaba ari yo ndwara bita HIA. Ubwo ni ukuvuga ngo hari igice cy'ubwonko kibora cyangwa kikangirika ku buryo budashobora gukosorwa, noneho bikarangira umwana agize ubumuga bwa burundu. Iyo rero umwana yagize HIA mu gihe cyo kuvuka, ni ukuvuga umwana yavutse ananiwe cyane mu buryo bukabije kugeza ubwo ubwonko bwe bwangirika, uzamubwirwa nuko amara igihe kinini yarananiwe kwihumekesha ubwe, ataramenya konka, ataramenya gukurura umuhibere ntabashe kurifata. Akenshi bazamushyira kuri bombone amare w'igihe, akenshi bazamujyana muri neonatology, akenshi uzabona nta mbaraga afite, mbese ubona yuko ari floppy. Umwana rero kivuka, ni ukuvuga iyo yavutse ananiwe bikabije, akenshi twabibonye ko abenshi bapfa mu minsi mike ikurikiyeho, ariko niyo adapfuye ashobora gukurizamo ubumuga bukomeye mu buzima bwe. Umwana wavutse ananiwe ashobora kuzagira ubwenge butameze nk'ubw'abandi mu ishuri, kandi wenda yari kuzabugera, ariko kubera ubwonko hari ikintu cyangiritseho bikagabanuka. Icya kabiri, abana bavutse bananiwe, bavukanye pugari ari hasi, akenshi bakunda kurwara igicuri, akajya agwa hasi, akagira rimwe na rimwe bikamusaba no gufata imiti akayimaraho igihe kinini. Umwana wavutse ananiwe ashobora gutinda kumenya kuvuga, ashobora gutinda kumenya kugenda, mbese ukabona ko hari ugutinda mu mikurire yiwe. Noneho hari n'abavuka bananiwe cyane, iyo bagize ya indi HIA bagira ubumuga bita cerebral palsy, ni ukuvuga ubwonko bwaramugaye burundu. Umwana wagize cerebral palsy bisobanura ngo none ubwonko bwaramugaye ku buryo budashobora gukontorora izindi ngingo ze z'umubiri. Akenshi usanga yarahinamiranye, atabasha kurambura amaboko, atabasha gukoresha ingingo zimwe na zimwe z'umubiri bitewe nuko yavutse ananiwe. Umva ko kuvuka umwana ananiwe ni ikibazo gikomeye, kandi ni ibintu nyine biba muri ako kanya umwana avutse ananiwe, ariko biba bishobora kuzagira ingaruka no mu myaka 10, 20, 30, rimwe na rimwe no mu buzima bwe bwose. Noneho icyo twatangiriyeho rero twibaza ni izihe mpamvu zishobora gutuma umwana avuka ananiwe, nibyo twanavuze ko tureba muri kino kiganiro. Reka turebe zimwe muri izo mpamvu tubone gusoza. Icya mbere ni ugutinda kunda cyangwa kubyara biruhanije.
iyo umumama agiye ku gise akamara igihe kinini cyane atarabyara, ubundi hari igihe ibise hari igihe utagomba kumara. Niba inkondo y'umura yafungutse umwana akaba yatangiye kumanuka mu matako, hari amasaha utagomba kurenza utarabyara. Iyo yarengeje abaganga bagomba gushakisha impamvu iri gutuma utabyara, byakwanga bakakubaga cyangwa se bakakongerera ibise cyangwa mbese bakagira icyo bakora. Iyo rero nta kintu bakoze muri ayo masaha, umwana ashobora kuvuka nani iyo atinze muri iyo nzira yo kuvuka. Hari igihe batinda gufata umwanzuro wo kukubaga, hari igihe se uba wari uri muri centre de santé ahantu kure bakakohereza guhamagara ambulance kuza kugira gute ukagerayo umwana yananiwe n'ibindi. Noneho nakwakundi umwana ajya kuvuka bigoranye, yanze gusohoka bagashyiraho imbaraga bakagusunikira, bakazana ibikoresho byo kumufasha gusohoka, ibyo bita ventouse n'ibindi, biriya kenshi bikunda gutuma umwana avuka naniwe. Indi mpamvu ya kabiri ikunze kubitera nibyo bita meconium aspiration. Meconium ni navuga ko ari nk'umwanda w'umwana uva mu mara ye mbere akivuka, donc ibyo yituma bwa mbere nibyo bita meconium, akenshi bari icyatsi. Noneho ubundi umwana yituma bwa mbere agisohoka mu nda amaze kuvuka, ariko iyo yatinze kuvuka hari igihe abyituma mu nda nyine akirimo imbere, noneho bikivanga na ya mazi aba arimo. Noneho yajya guhumeka na ya myanda ikinjira mu mazuru ye ikagera no mu bihaha. Ubwo urumva iyo avutse kumukuramo ivata hasigaramo ya myanda. Noneho cya gihe urureba amaze kurukata, umwana yajya guhumeka agasanga ibihaha ntibiri gukora, umwana akabura umwuka, akananirwa nyine akavuka ananiwe, rimwe na rimwe akananirwa no guhumeka na nyuma yo kuvuka bakamushyira kuri oxygene n'ibindi. Ikindi cya gatatu kijya kibitera nicyo bita urureri. Urureri nyine ni cordon umbilical yaje bagifashe ku mwana. Hari igihe urureri rusohoka mbere y'umwana, noneho uko ari gusohoka akaruryamaho akarutsindagira. Yarutsindagira akaba arimo nko kwibuza amaraso, cyangwa se rukamwizingiraho mu ijosi, nabyo bijya bibaho. Noneho uko umumama asunika rwa rureri rukamera nkaho rumunika, cyangwa se narwo rukabura ntirutambutse nyine umwuka n'amaraso. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umwana ananirwa, hari nko komoka kw'ingobyi kuri nyababyeyi, byandi twabonye mu kiganiro cyashize bita placenta abruption cyangwa se ibyo bita placenta previa, n'ibindi byinshi bishobora gutuma umwana abura oxygene. Ibi bishobora gutuma umwana ananirwa akaba yapfira no mu nda, cyangwa se atanapfira mu nda akavuka ananiwe cyane. Ikindi nuko abana benshi bavutse ari abaprematire batagejeje igihe cyo kuvuka, kubera ko ibihaha byabo biba bitaragira maturité. Akenshi umwana aravuka ariko guca muri ya kanari, donc guca muri wa muyoboro umuntu anyuramo, umwana anyuramo avuka, nyababyeyi mutsindagira n'igise gisunika, nawe ubwe akifite imbaraga nkeya, abenshi bavuka bananiwe. Rero urumva muri zino mpamvu tubonye harimo n'izindi mpamvu. Umuvuduko w'amaraso ukabije ushobora gutuma umwana avuka ananiwe, n'ibintu byinshi ibyo bita preeclampsia, ibyo bita eclampsia n'ibindi. Muri bino hari ibyo tudafiteho uruhare, ariko hari n'ibyo dufiteho uruhare, cyane cyane nka bino byo gutinda kubyara. Rwose nicyo ababyaza baberaho kugira ngo bamenye niba umuntu yatinze kubyara, cyangwa se niba wenda umwana atangiye kunanirwa bitewe no gutinda mu matako, bafata umwanzuro wo kumubaga cyangwa se wo kumuha transfer hakiri kare. Muri make rero icyo tubonye muri iki kiganiro, twabonye amaterima akomeye akoreshwa mu kumvikanisha ko umwana yananiwe. Twabonye fetal distress cyangwa se détresse fetale. Iyo umwana akiri mu nda bari ibimenyetso mpuruza bigaragaza ko umwana atangiye kunanirwa. Iyo bari kuvuga ngo umwana atangiye kunanirwa, bisobanura ngo umutima uri gutera cyane bikabije, cyangwa se uri gutera buhoro bikabije, ku buryo bakeneye gufata umwanzuro kukubaga, kukubyaza, icyo bakora cyose kugira ngo umwana ahite avuka atarananirwa. Noneho hakaba asphyxie, birth asphyxia, ni ukuvuga ngo umwana yavutse ananiwe. Ibi babivuga iyo umwana yamaze kuvuka. Iyo umwana yamaze kuvuka akaba afite ibimenyetso by'uko yavutse ananiwe, bavuga birth asphyxia.
igipimo bakoresha ni apugari. Apugari twabonye ko ari nka birote y'umwana ukivuka, bamuha amanota bakurikije imyitwarire yagaragaje akivuka. Ufite apugari nyinshi aba ameze neza, ufite apugari nkeya aba yavutse ananiwe. Hanyuma hakaza noneho n'ibyo bita cerebral palsy, ubumuga bw'ubwonko bushobora gutuma umwana amugara ariko bwaturutse ku kuvuka unaniwe. Twanabonye ibyo bita HIA, ni ukuvuga iyo ubwonko butangiye kwangirika. Twanabonye rero n'impamvu zishobora gutuma umwana avuka ananiwe. Nizere ko rero nubwo ikiganiro cyabaye nk'aho ari kirekire, ariko nizere ko mwasobanukiwe neza impamvu zishobora gutuma umwana avuka ananiwe n'icyo wakora nk'umumama. Mwakoze rero, yari Dr. Aristarike Muganga, naho ubutaha.